ni ibihe byaha DJ Toxic ashobora gukurikiranwaho? Mu minsi yashize hari ibintu byamuvuzweho bigiye bitandukanye ngo ko yari yanyweye ndetse akaba yaranagonze n'umupolisi bikanamuviramo kuba yaritabye Imana. Reka turebere hamwe mu rukiko ibyaha byo yashinjwe. Kugeza ubu ngubu bivugwa yuko ngo ashobora kuba ari gereza cyangwa se yaratawe muri yombi kubw'ibyo byaha. Impaka zikomeje kuba nyinshi ku bijyanye na DJ Toxic uherutse kugonga umupolisi agapfa. Bamwe bagaragaza ko uyu mu-DJ azahanishwa ibi, abandi nabo bati biri, ariko ukabona ko ntawe ufite amakuru ahamye, na cyane ko iperereza ritararangira. Ati iperereza riracyakomeje. Uyu DJ Toxic mu minsi yashize yarasanzwe yitwara neza, ikindi kandi mu bitaramo byinshi bigiye bikomeye mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'igihugu yarakunze kugenda abigaragaramo. Ntawamenya icyaba cyaramuteye ibi ngibi. Ese uwo mupolisi yaba yaramuhagaritse ntahagarare, cyangwa se ibi ngibi byaba byaraturutse he? Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi nimenya byose ica kuvumbuza ishonge wibagizaho ndi Ken Chris. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Kwa 21 Ukuboza 2025 polisi y'u Rwanda yataye muri yombi DJ Toxic nyuma yo kugonga umupolisi wari ku kazi agahita apfa. Nyuma yitabwa muri yombi rye, impaka zabaye zose ku mbuga nkoranyambaga hibazwa ibihano ashobora guhabwa, cyane ko asanzwe ari ikimenye bose mu muziki nyarwanda. Impanuka yabaye mu rukerera rwo kwa 20 Ukuboza 2025 DJ Toxic ahita acika, ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Bivuze ngo ahangaha yacitse bitewe nuko nyine icyaha cyamuhamaga niwe uri mu makosa. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SP Rutikanga Boniface yabwiye igihe ko DJ Toxic yafashwe ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu kuko yabanje kubura. Yakomeje avuga polisi iri gukora iperereza. Uyu mupolisi cyangwa se iyi mpanuka yabaye ari tariki 20, ariko afatwa tariki 21, ari nabwo bavuga yuko umupolisi wagonzwe nawe yahise yitaba Imana, kuko ngo yabanje ahunga yerekeza i Karongi, akaba ariho yafatiwe. Itegeko riteganya ko umuntu wese wica undi bimugwiririye ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 y'ihazabu, nanone no kugeza ku 500 kuva ku 500 byazabu kugeza kuri miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibi bihano. Ahangaha nuwakoze iyo mpanuka bimugwirire cyangwa se nuwagonze mugenzi we bimugwirire, ntago ari uwabikorera ubushake cyangwa se nka cyagiye bafata ibipimo mu muhanda bagasanga nyiri kugonga cyangwa se nyiri gutwara imodoka ari we ufite ibihano cyangwa se ari we uri mu makosa. Bivuze ngo hano niba wenda uyu mu-DJ ari we wari uri mu makosa, ibi bihano birarenze. Ntago ari uguhera ku 500 by'ihazabu kugeza kuri miliyoni 2, ahubwo hari bindi azakatirwa, kuko ashinjwa yuko cyangwa se bivugwa yuko ngo ashobora kuba yanyweye inzoga nyinshi. Icyo gihe akaba yari yasinze, akaba ari byo byatumye agonga uyu mupolisi. Ubwo habayeho uburangare ndetse no kwirara cyane. Birashoboka ko DJ Toxic yakurikiranwaho icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake, mu gihe byaba bigaragaye ko byaba ari impanuka koko. Ahangaha niko iperereza rikomeje kugaragaza. Kugonga umuntu mu muhanda kandi umupolisi bishobora no gufatwa nko kwica umuntu biturutse ku bushake, mu gihe yaba yaragerageje guhagarika umushoferi w'imodoka akanga guhagarara. Kugeza ubu nta muntu uzi byabaye kuri DJ Toxic. Uwagombaga gutanga ubuhamya n'uwo mupolisi, ariko yahise apfa akimara kugongwa.
ibi niyo mpamvu benshi bari kugenda bahwihwisa bati icyateye impanuka ni iki ngiki, ati cyangwa se ni biriya. Bamwe bavuga yuko ngo ashobora kuba yanyweye, cyangwa se bakaba bavuga yuko ngo umupolisi ngo ashobora kuba ari we wamwitambitse mu muhanda, akaba aribyo byaviremo impanuka. ngo ariko kuba uwo mupolisi ari we wakagombye kuba umutangabuhamya akaba yarahise yitaba Imana, ngo ibi ngibi nibyo byakomeje kugora iperereza cyane. Amahirwe asigaye yo kubimenya ni uko inzego z'ubugenzacyaha bw'ibyaha bikorerwa mu mahanga zifashisha amashusho ya kamera zo mu muhanda. Hano ngo bazifashisha kamera zo mu muhanda kugira ngo babashe kumenya icyateye iyo mpanuka, imbarutso nyine y'iyo mpanuka, niba ari umupolisi ushobora kuba yaritambitse mu muhanda, niba ari iyo modoka yari ifite ikibazo, cyangwa se niba Digitoxic ari we wari widroze mu mutwe, cyangwa se wenda akaba yarabikorewe ubushake. Ubusanzwe icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, mu gihe icyaha cy'uko ari impanuka ikugwirije ngo ari hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 ndetse n'ihazabu hagati y'500,000 na miliyoni 2. ahangaha ngo ni ugufungwa burundu, ihazabu y'amafaranga ho ntago ari ngombwa. Kwica biturutse ku bushake bisobanura ko uwakoze icyaha yari afite umugambi wo kwica, cyangwa se yagize ubushake bwo gukora ibikorwa bibujijwe bizavamo urupfu rw'umuntu. Umushinjacyaha waganiriye n'Igihe yasobanuye ko ubwicanyi bufatwa nk'ubuturutse ku bushake ari igihe byagaragajwe ko uwagonze umuntu yabikoze abigambiriye. Yagize ati niba baramuhagaritse akanga guhagarara ahubwo akagonga umupolisi, ni ubwicanyi buturutse ku bushake. Iyo ari impanuka babyita ko ari ubwicanyi budaturutse ku bushake, kubera ko kuba bwaturutse ku makosa y'uburangare no kudakurikiza amategeko, ariko ntiyaragambiriye kwica. Ariko umuntu agonze ku bushake ntiwabyita impanuka isanzwe. Ati ubu ni ubwicanyi bugambiriwe. Uwo mushinjacyaha yavuze ko mu gihe umupolisi ataba yaramuhagaritse ahubwo akamugonga by'impanuka, byaba ari icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Umunyamategeko we Maître Munyentwari Maurice nawe yasobanuye ko ubwoko bw'ibyaha uwakoze impanuka akurikiranweho bishingira ku byavuzwe mu iperereza. Hari abagaragaza ko Digitoxic yaravuye gucuranga mu kabari ku buryo batekereza ko ashobora kuba yari yanyoye inzoga nyinshi. Ibi nyine nabyo biri kugenda byifashishwa mu iperereza. Bamwe mu bari bahoranye na Digitoxic uwo mugoroba nibo bahaye amakuru iperereza ngo yuko ngo hari akabari runaka ngo yaravuye gukoreramo, ngo nyine bikekwa yuko ashobora kuba yari yanyoye cyane, akaba ari byo byatumye agonga uyu mupolisi bikanarangira anitabye Imana. Mu gihe ibipimo byagaragaza ko yari yanyoye inzoga, yahanirwa no gutwara wanyoye ibisindisha. Ahangaha akaba nyine yashinjwa ibyaha bibiri, nyine yaba yarakoze impanuka bimugwirire atabishaka, cyangwa se yarabigambiriye. Ariko ngo ari gushinjwa ibyaha bibiri by'ingenzi, icyo kuba yagonze umuntu agapfa ndetse no kuba yaratwaye yanyoye, kandi gutwara wanyoye bitemewe. Ingingo ya 10 y'itegeko ryo muri 1987 riteganya ko icyaha cyo gutwara wanyoye ibinyobwa byinshi bisindisha ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cy'iminsi 7 ariko itarenze amezi 2. Ipimwa ry'ibisindisha kandi rishobora kujyana no gupimwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu mubiri we. Ngahayo amakuru uko cyangwa se iperereza uko rikomeje kugaragaza ibyaha bya Digitoxic. Itegeko riteganya ko umuntu wese ufatwa urya
unywa, witera, uhumeka cyangwa se wisiga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge byoroheje cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, aba akoze icyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 2 hagati y'umwe n'ibiri cyangwa se imirimo rusange. Izindi mpaka zishingiye ku bavuga ko DJ Toxic yari atwaye ikinyabiziga atabifitiye uruhushya. Hari bamwe batekereza ko ibihano bishobora kwikuba, ariko siko bigenda. Maître Munyentwari yasobanuye ko harebwa icyo amategeko avuga ko yerekana ko hagomba kubaho igikorwa cyakozwe cyo kugonga umuntu, ariko akaba yanahanirwa gutwara ikinyabiziga nta ruhushya afite. Aha itegeko riteganya ko utwara adafitiye uburenganzira ahanishwa igihano cy'igifungo kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Hari kandi icyaha cyo guhunga umaze gukora cyangwa se guteza impanuka, kuko bivugwa ko yafashwe ageze i Karongi kandi impanuka yayikoreye i Kigali. Ahangaha ibyaha biri kugenda byiyongera, bigenda biba byinshi, akaba ari nayo mpamvu natangiye umutwe w'iyi nkuru mvuga ati se DJ Toxic yabashinjwa ibihe byaha cyangwa se ni ibihe byaha bizamuhama cyangwa se yaba ari kuzira iki. Icyambere, iperereza riri kuvuga yuko washobora kuba yaragonze umuntu yanyweye ibisindisha, bitewe nuko iperereza ryahawe amakuru yuko ngo yaravuye gukorera cyangwa se gucuranga mu kabari runaka muri Kigali, akaba ariyo mpamvu yagonze uyu muntu. Ikindi kandi bakaba bavuga yuko uyu nguyu ashobora kuba yaragonze abigambire. Nanone ikindi cyaha ngo kuba yaragonze ahubwo ntagume ahabereye icyaha, agahita afatiraho akihuta yerekeza iburengerazuba i Karongi. Ibi byo kuvuga ngo kugonga umuntu ngo ugahita uhunga, ibi nabyo bihanishwa ikindi gifungo, kuko ubugaragaje yuko uri mu makosa. Umuntu wese yaba atwaye ikinyabiziga cyangwa se atagitwaye ahunga kugira ngo badashobora kumenya ibyabaye, kandi azi ko icyo kinyabiziga cyangwa ubwe bwite yakoze cyangwa yateje impanuka ari ahantu hagendwa, ahanishwa igifungo kuva ku mezi 3 kugeza ku mwaka, n'ihazabu kuva ku 10,000 kugeza ku 30,000 cyangwa se kimwe muri ibyo bihano, naho iyi mpanuka itaba yatewe n'ikosa ryiwe. Ati umuntu wese ushobora kuba yatwara atabifite uburenganzira maze akaba yanakora n'impanuka, ikosa ribi rye cyangwa se ribe ritari rye, ngo ikosa ubundi abashinjwa ngo ni ugutwara ikinyabiziga atarabyigiye cyangwa se atabifite uburenganzira, akaba ariyo mpamvu ahanishwa hagati y'igifungo cy'umwaka n'imyaka 5 ndetse n'ihazabu hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30. Ikindi cyavuzwe ko uko DJ Toxic ashobora kuba yaragenderaga ku cyerekezo kitari cyo, nabyo bishobora guhanishwa igihano cy'igifungo cy'iminsi 7 kugeza ku mezi 3 n'ihazabu y'ibihumbi 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Nubwo bimeze bityo, ibyaha byose akurikiranyweho bizamenyekana nyuma y'iperereza riri gukorwa na polisi y'u Rwanda. Dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha mbere yo kuregwa yo kurengerwa n'urukiko. Bitewe nuko icyaha kirenze kimwe, ari ubwo ubushinjacyaha busanga harabayeho impurirane z'ibyaha, kandi nabyo bishobora kugira ingaruka ku gihano aregwa ashobora guhabwa. Nk'iyo habayeho impurirane mbonezamugambi, ni igihe ushobora gukora igikorwa kimwe kikabyara ibyaha byinshi, ariko igikorwa ari kimwe cyabaye icyo gihe icyo umucamanza agiye gutanga. Iyo umucamanza agiye gutanga igihano, atanga ikiruta ibindi mu byaha akurikiranyweho.
ati aho ngaho ni igihe icyaha kimwe gishobora kuba impurirane z'ibyaha byinshi, nka kuriya nyine ashobora kuba yaratwaye yanyweye gusa kikaba impurirane yo kuba yaragenda mu mukono utari uwe bikanaviramo umupolisi kugongwa akanapfa. Aho ngaho ni impurirane y'ibyaha byinshi, mu gihe we icyaha ari kimwe ashobora kuba yarakoze cyo kuba yaravuye mu kabari yanyweye akanatwara yanyweye, kandi ibingibi azi yuko bitemewe mu Rwanda. Iyo habayeho impurirane mpuzabyaha bivuze ko haba habayeho ibikorwa byinshi bikabyara n'ibyaha byinshi, ariko igihe umucamanza atanga igihano ateranyije igihano cya buri cyaha uretse ibyaha nshinjabyaha, kandi umuryango wa nyakwigendera ushobora kurega DJ Toxic usaba indishyi zikomoka ku mpanuka z'umuntu wabo witabye Imana. Ngayo amakuru ya DJ Toxic ngo ndetse n'ibyaha ashobora kuba akurikiranyweho. Uyu nguyu ngo uherutse kugonga umupolisi bikanamuviramo guhita yitaba Imana. Amakuru nk'aya nta handi wayasanga usibye kuri Menya Byose cyane nk'ibisanzwe ni Ubuvumbuzi Show. Ndi Ken Chris, nagusaba wowe waba wibagiye gukora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ntibizongera kugucika. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.